umunsi nuko mwabyutse kare byagenze utemera shange numva nabyukanye hangumva nukuri mwana shana nukuri waraye mu kabari sinzi rwose uyu munsi turajya ikinono sinzi shawe ndabasanga wenda bayororanye wazanye nk'urudege mwana zana nk'uruhumbi tube twirire rwose narabyoheshere wanjye ariko rwose twayanyweye yose turayamara neza nta gice nasigaye nuko utazi igihe uje mu kanya kumusura wumva ka icyambere reka mbabwire hari umukobwa ugiye kuza kumusura ni mwiza wari bwabone ka kazuba ka saa yine mu gitondo uri cyopo nandi kumva uri umeze nka shere wanjye nanjye muri kubeshya njyewe uwanjye noneho urabona ko hakundi ukwezi ko wadutangiye kurasa tutangiye kubandura nyine mugaseso umva njyewe mugezeho nazangiye izuba rihari shanuka ko izo burage zayo turasimenyere n'ibyari isabune ugiye kuzana hanze uzi ko utinya sheri wanjye ari muri ba bantu bakureba akabi kose kakurimo ugahita wiforomata mu mutwe aho ngiye ko marira no kugeza naho sige niranga mu nanjye narareze ku rukiko kujya gushyira mu gituza mukundana n'ibyo byose ko numva bimeze nk'ibyagera uwo mukobwa aturuka he atuye he bimeze bite umva ako tuvugisha ukuri reka tuvugishe ukuri umukobwa ukunda yitwa nde sari ibirenze umukobwa nkunda yitwa Shadi ngokosha nanjye Shadi biswa bakubona nanjye tuza nanjye sheri wanjye yitwa Shadia ahubwo se ibindi nasaga uri muravuga wo mu karere ka Gatsibo kandi wanjye wo mu mujyi wa Kigali njyewe wanjye ari mu ntara Nyagatare itota aganate irindi zina rye niri izina ryiwe rindi aya bamwita Nuzi bamwita Ronera ndabyibutse ko reka bitenge no muri Nuze reba neza ahubwo umenye ifoto ye ndebe ako nka reka mubwire subuza akajya kuza hano wowe n'undi araje kumusura subuza akajya kuza aho yaraje wanjye yitwa Shadia n'uwo witwa Shadia ndetse twese ni Shadia none ko kibihurira ku kibiri guhura gusa amazina nagase abantu wasanga rubanda ba Kibwasi benshi mu gihugu shaburani nsanga ruwanjye mwana jewe tubisezerana cyo tubivuga hakiri kare ntabwo biri buvuga nanjye turabipfa nitsanga ruwanjye ariko nawe nitsanga ruwanjye mva mubwire ninjye tumaranye imyaka ibiri wavuze ko jye namukunze ise wagitera inda nyina nibwo namukunze none se wari umuzi bumva rwose noneho njyewe isa akimara gutera inda yesi amagara papa wanjye aramubwira ati nteye inda aka kana muzareranwe nimukurana ubundi hazashya ahubwo noneho njyewe wowe nimbe nawe mwamenyanye iri se aribwo agiteye njyewe twamenyanye ise na nyina batari abana we muceceke nanjye mbabwire rero njyewe mbabwiye ko tumaranye imyaka ibiri icyo gihe twari twaratandukanyeho gatoya kuko papa we yari yambwiye ko azabuma neza amaze gukura ariko noneho nyina akiri umukobwa na se akiri umusore bateguye ubukwe babwira papa baramubwira ati nguwo tuzabyara mbere uwo mukobwa tuzamuha umwana wawe none rero ariko umwana akimara kuvuga hagatogiye kuvuze n'ikintu turi none se wenda Shadia twavuze ngo mu majyepfo wewe ndamwo wambwiye ko ari uwa Kigali we wambwiye wikayonze njye mvuga wa Nyagatare ubwo rero niba wa Nyagatare wowe ukaba uwa Kigali tuza shashe wageza nyisurire ariko umwana umwe muri ibyo ariko ugize ishaba wasanga atari uwanjye kuko ntabwo wagira cyangwa nasanga ari uwanjye cyangwa nakwere reka mbabatse babwire akaba yaradukinye gutyo waretse ko natwe tukamukina natwe kuko nimba nidusanga ari umwe mureke tumukine akaba yariyoberanyije se akatuyobya kujye birashoboka mwana geri gishoboye turebe
ifoto yiwe se nanjye ndayifite oya sharika ifoto y'iki tuyibone rekaze n'undi kaje gusohoka namukanyaranje amamagare ubaraje amamagare murangire neza ariko azasura ibyo biroroshye nta kibazo mwana reka ngende nigere mu cyumba ndabanegereje ndabona WhatsApp yabyoshe reka ndi muri group sawa kaka group ejo bundi ashaka akaryoshye wa mungu kaze uzicyana birimo uzibisegisi birimo shanye we ntabwo ubizi iphone isigaye ndisha icyana mwana sheri ni wowe karibu mu nzu urisanga nta kibazo reka tuze turebe ngo umusheri we nari wabundi wacu reka dutegereze ndabona binjiye meze neza yego komanda nari mukuru nanjye n'umukobwa yawe none se ko wanya nakukwanga rega ibintu wereba dore ngo naje kumukuru ese sheri kuri kwika mubaye